Yes, hari amakuru ari kujya hanze avuga ko umuhanzi akaba icyamamare muri Amerika yitwa Jay-Z agiye kuba yakwinjira ku isoko ry'u Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro. Uyu muhanzi Jay-Z ni umuhanzi ukomeye cyane dore ko yagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye, Grammy Award, atwaye ibihembo byinshi cyane muri hip hop ya Amerika, ndetse akaba ari n'umuhanzi wigeze kuba umukire wa mbere muri Amerika mu bafite injyana ya hip hop. Sasa rero ngo bimeze gute? Uyu musore cyangwa se uyu mugabo ufite umugore yitwa Beyonce, afite record label yiswe Roc Nation. Iyi Roc Nation ibarizwamo abahanzi bagiye batandukanye, abakinnyi b'imipira bagiye batandukanye. Aha niho uzasangamo abahanzi nka Rihanna, J. Cole, ukasanga Alicia Keys, ukasanga A$AP Rocky, ukasangamo DJ Khaled, ugasangamo Aya Rasta wo muri Nigeria, ndetse wajya no muri football ugasanga Kevin De Bruyne ndetse na Vinicius Junior. Aba bagabo bakoze iyi label bagenda batoranya impano zigiye zitandukanye ku isi, nibwo baje gutangaza ko rero hagiye kuba icyo twakwita nko kuvuga ngo bashake impano zigiye zitandukanye muri Afurika. Muri Nigeria bahakuye Aya Rasta, mu Rwanda ese baraza gukuramo nde? Byanga byakunda ko harimo amazina ari gucuruzwa cyane, cyangwa se amazina asa nk'aho ari manini, ari The Ben na Bruce Melody. Jay-Z byagiye bitangazwa yuko ari gushaka inkomoko yiwe, ariko inkomoko yiwe baje gusanga avuka hano mu Rwanda. Jay-Z akaba yafashe umwanzuro yo kwinjira ku isoko ry'u Rwanda muri entertainment, akaba ariho bagiye gushora amafaranga yabo, haba muri football, haba muri volleyball, ndetse no mu muziki. Biri kuvugwa ko hagati ya The Ben na Bruce Melody bishoboka ko hari buze kuvamo umwe uri buze kujya muri Roc Nation, akazaba ari gufashwa n'abahanzi bagiye batandukanye bano twavuze hano ruguru. Turibaza nk'umuhanzi nka The Ben cyangwa se Bruce Melody aramutse asinye muri iyi label, akagenda agahura na Rihanna, agahura na J. Cole, agahura na ba A$AP Rocky. A$AP Rocky ndakeka muzi niwe mugabo wa Rihanna, noneho akagenda agahura na Beyonce, agahura na DJ Khaled. Urumva ni ibintu byaba ari byiza cyane. Guys, byinshi rero benshi bari kugenda babitangaza bavuga ko bagiye kuza mu Rwanda. Iyi nkuru iri ku gihe, dore ko mu minsi ishize umuyobozi CEO wa Roc Nation akaba yaraje mu Rwanda, aho yagiye aganira na RDB, agenda aganira n'abantu bagiye batandukanye bafite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melody rero birasa nkaho amahirwe ashobora kuza kumusekera, kubera ko niwe muhanzi ufite izina riremereye mu gihugu ushobora kuba wasinya muri iyi label. Byagiye binavugwa ko hari abahanzi bagiye batandukanye bo muri Nigeria bashatse kuba babasinyisha muri iyi label, ariko baje gutangaza ko ari ibihuha. Nk'uwo byari byavuzweho cyane ko agiye kujya muri Roc Nation harimo Burna Boy, Davido ndetse na Wizkid, ariko ntabwo byabashije kuba byakunda kuko babitangaje bavuga ngo ntago ibyo biganiro byari bwaba, ariko nabo baba bifuza kuba bakorana n'iyi record label yo muri Amerika. Ibi bintu rero byaba bivuze iki? Byaba biri kwerekana iki? Jay-Z aramutse azanye iyi label yiwe akavuga ngo reka nyongeremo abasore bo mu Rwanda ku rwego mpuzamahanga, byahita byumvikana ko Jay-Z agiye gusapotinga umuziki w'u Rwanda, kuko byagaragaye ko ari naho afite igisekuru cyiwe. Ibi bintu rero twagiye tubibabwira ngo uyu muziki turawushaka, uyu muziki tugomba kurwanira ishyaka ukazamuka ukagera kure,
ariko abantu benshi ntago bigeze babyumva ko ari ibintu bishobora kuba byakunda cyangwa se ari ibintu bishobora kuba byashorwamo amafaranga menshi cyane, hakaba haboneka abahanzi bagiye batandukanye basinya muri aya marebo agiye atandukanye. Bruce Melody ufite lebo nayo itoroshye hano mu Rwanda, bishoboka ko irimo iranadiringa na 155am ariyo yagiye kuri bino bintu kugira ngo iyi Rock Nation ibashe kuba yatoranya uyu musore Bruce Melody. Urumva ko abangaba baba bafite amakuru agiye atandukanye mu bijyanye n'imyidagaduro ndetse n'ibikorwa bigiye gushorwa mu gihugu. Rero kugira management nziza ishobora gutekereza ku iterambere ryawe, ku iterambere ryabo ndetse n'iry'igihugu, bikaba ariyo mpamvu bafashe umwanzuro bakavuga ngo reka dufate Bruce Melody tumushyiremo imbaraga nyinshi. Ejo Rock Nation igiye kuza mu Rwanda gutoranyamo abanyempano bagiye batandukanye. Tuze tunarebe mu mupira w'amaguru, bashobora naho kuzaza bagafata abana bakiri batoya mu makademi agiye atandukanye yo mu gihugu kugira ngo batoranye abana bazabasha kuba bakoresha gatanu kuri kagenzi kako. Njye nitwa Tsinda, mureke dutsinde, kandi nizere ko wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel. Hari benshi batazi bano bahanzi ibigwi bafite ndetse n'abantu bakinnyi b'umupira babarizwa muri Rock Nation, nk'umuhanzi yitwa Vinicius Junior uri gukinira Real Madrid kano kanya. Ndakeka neza ko mumuzi 5/5. Ibi bikaba bigaragaza ko iyi lebo ifite ubushobozi bukomeye cyane kuba bafasha umuntu uri hasi cyane akaba yagera ku rwego rwo hejuru cyane. Twongere dufate abandi bahanzi bagiye batandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dufate A$AP Rocky ndetse na Rihanna. A$AP Rocky ni umuraperi ukomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akaba afite umugore yitwa Rihanna, nawe ni umuhanzi ukomeye cyane. Abazi amateka ya Rihanna bazi ko Rihanna yakundanyeho ndetse akanabana nk'umugore n'umugabo n'umuhanzi yitwa Chris Brown. Chris Brown nawe wavuzwe kuzaza mu Rwanda aje gutaramira abanyarwanda. Inzu ifasha abahanzi 155am nibo babitangaje. Coach Gael yatangaje ko ashaka kuzazana Chris Brown hano mu Rwanda. Aba ni abahanzi bagiye baca ibikuba mu isi. Dufate undi muhanzi tikiriza nka Bruce Melody yicaranye na DJ Khaled muri studio. DJ Khaled yagiye nawe afasha impano zigiye zitandukanye, yagiye afasha aba Justin Bieber, yagiye afasha abahanzi barenze cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni abahanzi benshi, ni abakinnyi b'umupira benshi ba Kevin De Bruyne, abo bose ba Vinicius Junior, abo bose ni abantu benshi cyane bagiye bafashwa n'iyi lebo kugira ngo babashe kuba bazamura urwego rwabo rw'umuziki cyangwa se urwego rwo gukina umupira. Rero iyi nzu ifasha umuziki igafasha na siporo by'umwihariko, ariko umuziki niwo usanga biganjemo kuko bano basore bagiye bazamuka cyane mu gisata cya music, mu gisata nanone cya filimi, dore ko iyi Rock Nation ikunda gukora cyane ku muziki ndetse no ku mafilimi. Usanga abakinnyi barimo ari abakinnyi bakeya ba football, ba basketball ndetse na ba volleyball. Ibi rero bikaba biri kugaragaza iki? Niba Jesse yatangiye gutagitinga isoko ryo muri Afurika noneho, aho hari kuvugwa ko amaraso yiwe aturuka hano mu Rwagasabo. Mwakoze kuba mwabanye nanjye, mwakoze kuba mwadukurikiye 5/5. Njye nitwa Tsinda, mureke dutsinde, dukorere igihugu cyacu, twiteze imbere. Ni byiza kuba mubikoze kandi ni byiza kuba mwarangije gukora subscribe. Reka mbabwire ngo ciao ciao.
ibihe byiza, ndabakunda. Gusa ntimwibagirwe kujya kureba indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody kugira ngo mugumye muyifate akaboko ibashe kuba yazamuka gatanu kuri kagenzi kako. Thank you so much. Ciao ciao.